Hello hello, ndabasuhuje abakunzi ba Agape Official, aho muherereye mu nce z'igihugu zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku ndwara ya kanseri y'ibere. Turamenya ngo ese kanseri y'ibere ifata ite? Ese ubundi kanseri y'ibere ni iki? Ese ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko ufite kanseri y'ibere? Kurikira ikiganiro ntuwihutishe, ntuhite ukivaho, umenye byinshi kuri kanseri y'ibere. Nk'uko bisanzwe rero, ubundi kanseri y'ibere ni igihe utunyangingo cyangwa se utunyangingo two mu ibere dukura mu buryo budasanzwe, tukaba twinshi cyangwa se tukagabanuka tukaba dutoya. Ni nko kuvuga ngo, reka dufate urugero nko ku maraso. Ku maraso iyo hari kubaho production y'amaraso, hari amaraso aba atagomba kurenga cyangwa se icyo twita red blood cells. Hari urugero butagomba kurenga. Iyo byatangiye rero bikora nyine bikaba menshi cyane mu buryo burengereye, niho havamo icyo twita havamo udusabo cyangwa se tumeri kanseri, cyangwa se amaraso agakorwa ariko agakorwa mu buryo budahagije, akaba makeya. Niho haturukaho ikibazo cyitwa udusabo cyangwa se tumeri. Rero no ku ibere ni igihe utunyangingo dukura mu buryo budasanzwe, tukimultiplier cyane, tukaba twinshi, ndetse bikaba byatuma habaho tumeri cyangwa se tukaba dutoya. Rero kanseri y'ibere ikunda kugaragara akenshi ku bagore. Ikigero cy'abagabo ikunda kugaragaramo ni gitoya kurusha ikigero cy'abagabo. Kandi iyi kanseri usanga akenshi abantu bayifite ikunda gukwirakwira ahantu hose. Ni ukuvuga ngo hari kanseri ikwirakwira, hari na kanseri idakwirakwira, iza nyine ari ikibumbe ahantu hamwe, ikaguma ahantu hamwe, ntigire ahandi hantu ijya. Gusa kanseri y'ibere akenshi ikunda kuza yimetastaza cyangwa se ikwirakwira ahantu hagiye hatandukanye mu nce z'umubiri. Ugasanga nimba yahereye ku muko ikagenda yinjira no kuri twa dutibe dutuma habakurwa amashereka, ukinjira ugasanga nka nyuma y'imyaka 2 imaze kugera hafi no ku mutima. Iyi rero ni kanseri mbi cyane, no kuyitreatinga biba bigoye. Hariho rimwe na rimwe uzasanga umuntu bamuciye ibere ryose barikuyeho kubera ko basanze ibere ryose ryaramaze kuzura kanseri. Rero wakwibaza ngo iyi kanseri ifata gute? Y'ibere ifata gute? Hari ibintu bigiye bitandukanye bishobora kuyitera, bishobora no gutuma iyo kanseri ibaho. Ikintu cya mbere, iyi kanseri y'ibere ikunda gufata ababyeyi benshi bageze mu zabukuru. Ni ukuvuga ngo ishobora gufata umuntu bitewe n'imyaka afite. Ikunda gufata rero abantu bageze mu gihe cy'izabukuru, bamaze gucura akenshi. Icya kabiri, iyi kanseri ushobora kuba iruhererekane mu muryango, kimwe twabonye cyitwa heredity. Ushobora kuba wenda nyogokuruza wawe yarayirwaye, nawe ugasanga iragukurikiranye mu muryango, ugasanga nawe urayirwaye. Iyi kanseri kandi nanone ushobora kuyirwara bitewe n'imiterere ya DNA yawe cyangwa se ADN, bitewe n'ururimi uvuga n'uko ubyumva. Ni ukuvuga ngo ushobora guterwa n'imiterere ya DNA yawe. Ikindi kintu gishobora gutera iyi kanseri ni imisemburo. Imiterere y'imisemburo y'umubiri wawe yo ubwayo ishobora gutuma wagira kanseri y'ibere. Ikindi kintu twabonye no muri video zahise zishobora gutera kanseri y'ibere, kutonsa. Burya konsa cyane, uko wonsa umwana cyane, biguha amahirwe menshi yo kwirinda kanseri y'ibere ifata abagore kenshi bari konsa, cyangwa se kanseri y'ibere. Uko utonsa umwana bikujyana muri risk zo kurwara kanseri y'ibere. Ikindi kintu gishobora gutera kanseri y'ibere ni ukubyara uri mu myaka yo hejuru, iri hejuru y'imyaka 45-35.
ibi nabyo tuzabireba. Ibi ngibi ni bya bindi bituma haba icyo twita high risk pregnancy, ugasanga umuntu inda ya mbere abyaye cyangwa se atwite ayitwise afite imyaka 35 37, kubera ko imyaka ye iri hejuru, kandi burya hari hormone zigenda zigabanuka uko umuntu akura, zigenda zigabanuka. Ibi rero nabyo bishobora kumushyira muri risk yo kuba yarwara kanseri y'ibere. Ikindi kintu gishobora gutera kanseri y'ibere kandi tumaze twabonye no ku ndwara ya prostate, inzoga, itabi. Mu byo kurya ufata cyangwa se gerageza kugabanya inzoga, gerageza kugabanya itabi, kuko uko imyaka igenda iza bizagushyira mu byago byo kuba warwara kanseri y'ibere niba uri umudamu, ndetse no ku mugabo birashoboka. Nubwo umuryango wa MS ugaragaza ko ikigero kinini, hari abo bagaragaje ko mu mwaka wa 2010 iyi kanseri yishe ikigero cy'abagore kingana na 2.3 miliyoni. Ni ukuvuga ngo iyi kanseri iri ku rwego rwo hejuru. Akenshi no mu makuru twumva yaba mu Rwanda yaba hanze y'igihugu bakunda kuvuga ko iyi kanseri kiri ku rugero rwo hejuru, ikica abantu benshi. Ushobora kwibaza ngo se ngo ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko urwaye iyi kanseri? Bimwe mu bimenyetso ushobora kuzabona bishobora kukwereka ko urwaye iyi kanseri ni ukuzana nko kwimoko, ukabona nk'imoko irimo iranindamo utuntu tw'amazi cyangwa se amashyira. Ibyo bintu nubibona wowe mubyeyi cyangwa se wowe mugabo, ihutire kujya kwa muganga babanze barebe ikintu. Ibyo ngibyo nicyo twita ngo ni discharge, kubona ibintu bisohoka mu ibere utazi ngo byatewe n'iki. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite kanseri y'ibere ni uko ibere ryawe hano cyane cyane ku moko hazaza ibara rihindutse. Hashobora kuza ibara ry'umuhondo risa n'umuneke, risa n'urusenda, ukabona ibere ryagize ibara ry'umuhondo mu buryo budasanzwe. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko ushobora kuba uri muri risk yo kurwara kanseri ni ukubyimba ibere. Ushobora kubona ukabona ibere ryabyimbye mu buryo budasanzwe, kandi wenda utari konsa, utavuga ngo ufite umwana mutoya nuko umwana atari yonsa, ugasanga ibere ryabyimbye. Ushobora kumva uburyaryatwe mu ibere, ukumva mu ibere harukera. Ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kuganisha kuba warwara kanseri y'ibere mu gihe utabikurikiraniye hafi. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko waba urwaye kanseri ni kwa kundi wikanda ku ibere ukumva harimo nk'akantu k'akabuye gakomeye. Kandi wenda tuzi ko akantu k'akabuye gakunda kugira abana bakiri batoya bari kwiga kumera amabere. Niyo amabere amaze gukura akabuye kavamo. Ushobora kuba uri umubyeyi wonsa, wakora ku ibere cyangwa se utonsa, ukumva hari akantu kabyimbye mu ibere udasobanukirwa ubwoko bwako. Ibyo bintu nubyumva rero ni byiza ko wihutira kwa muganga, ukagenda bakagupima bakareba niba nta kibazo ufite mu ibere. Ushobora kwibaza ngo ese iyi kanseri bayipima gute? Ipimwa mu buryo butandukanye. Icya mbere ni ukwihutira kujya kwa muganga. Nicyo cya mbere, muganga akabanza akagusuzuma. Hari uburyo bwo gusuzumishwa intoki, babanza bagakanda bakumva koko nimba hari ikintu kirimo, nimba hari akantu kabyimbye karimo, bitewe n'uko n'ibyo wagaragaje, ibimenyetso wagaragaje wagize byatumye ugira amatsiko yo kwipimisha iyo kanseri. Hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa, aribyo twabonye, uburyo bwa biopsy, aho baterura inyama mu rugingo runaka niba ari mu ibere, bagakuramo inyama bakajya kuyipima bakareba nimba yaba ifite ikibazo cya kanseri. Hari ubundi buryo nanone bwa MRI. Ushobora kunyura mu cyuma cya MRI cyangwa se icyo dukunda kwita ngo ni scanner, bakareba niba udafite ikibazo cya kanseri y'ibere. Ikindi kintu gishobora gukorwa nuko bashobora kugupima bakoresheje icyuma dukunda kwita mammography. Mammography ni icyuma cyagenewe gupima ibere gusa, nta kindi kintu gipima ibere gusa. Yaba niba harimo kanseri irabibona, nimba ari indi ndwara idasanzwe irayibona. Mbese ni icyuma cyagenewe gupima. Hari uburyo rero butandukanye wakirindamo iyi kanseri kandi ntiguteze ibibazo. Ikintu cya mbere, gerageza ku ndyo yawe uhindure, ugire imirire
iboneye. Hari abantu twumva ko kuba warya amafiriti mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kuba warya inyama zikaranze zirimo amavuta meza, zirimo ibirungo, zirimo iki, ukumva ko ari buguriye neza, kandi nyamara ukibagirwa kumwe ku biryo uriye, ukibagirwa no kuba wafata n'urubuto rumwe nk'umuneke cyangwa se avoka cyangwa se ikinyomoro, bitewe n'ubushobozi ufite wafata imbuto zose zishoboka. Ikintu cya mbere rero, gerageza ugire indyo iboneye. Niba unywa itabi n'inzoga, gerageza ubigabanye. Bibaye byiza wabireka, kuko biri mu bintu twabonye ko biri mu bintu byagushyira muri risike yo kuba warwara kanseri y'ibere. Gerageza kwitabira siporo, byibura rimwe mu cyumweru ukora siporo. Niyo wayikora byibura mu minota 30, bikugabanyiriza amahirwe yo kuba warwara kanseri y'ibere. Gerageza kujya kwa muganga kenshi, kwisuzumisha byibura mu mwaka cyangwa se mu mezi mu gice cy'umwaka, mu mezi 6 jya kwa muganga wisuzumishe byibura kabiri mu gice cy'umwaka, kugira ngo urebe niba utagira ibibazo byo kuba wagira kanseri y'ibere. Mu gihe wumva kandi wagize bimwe mu bimenyetso twumvisha haruguru, wibyihererana wivuga ngo bizashira, ngo nta kintu bitwaye. Jya kwa muganga, kuko burya umubiri ubyara udahatse, kandi isaha n'isaha umubiri uraguhinduka isaha n'isaha. Gerageza rero witabire ujye kwa muganga mu gihe wumvishe bimwe mu bimenyetso nk'ibyo. Ikiza ni uko leta yacu yadushyiriyeho uburyo bwo kwisuzumisha kanseri. Mbere no kuyivura wasangaga bitari no ku bwishingizi, ariko leta yacu n'umubyeyi iyo kabyara, n'ubwo ifite ubwishingizi bwa mituweli, ubu ngubu mu gihe urwaye kanseri wemerewe kwivuza. Wemerewe gufata imiti y'abantu barwaye kanseri kugira ngo ufashwe kandi neza. Rero ikindi kintu kidufasha kwirinda kurwara iyi kanseri, twabonye siporo, twabonye indyo iboneye, twabonye kugabanya inzoga n'itabi, mbese twabonye ibintu byinshi. Ikindi ni ukwisuzumisha, no kujya kwa muganga. Ikindi kintu tutakwibagirwa, nimba uzi ko mu muryango wawe hari umuntu wishwe n'iyi kanseri, kandi twabonye ko iyi kanseri ishobora gukurikirana mu muryango, umwana wawe cyangwa se umubyeyi wawe mu gihe yishwe n'iyo kanseri cyangwa se yarwaye iyo kanseri, twabonye ko bishobora gukurikirana mu muryango. Hari uburyo bwiza buba kwa muganga, uburyo bwa screening bwo gusuzuma kanseri mbere y'igihe. Hari uburyo bwiza bwo gupima genetike cyangwa se genetike twabyita, donc kuri abantu baba bafitanye isano, ugasanga umuntu umwe yarwaye wenda umuvuduko, kandi twabonye ko n'imivuduko akenshi ijya ikurikirana abantu mu muryango. Iyi genetike rero, kwa kundi muba mufatanye isano ry'amaraso, hari utuntu tumwe na tumwe warakuye ku muntu runaka. Iyi teste ni nziza kuyikoresha kugira ngo nawe umenye aho ubuzima bwawe buhagaze. Hari uburyo rero butandukanye bwo kuvura iyi kanseri. Hari uburyo bwa radiation, aho bagutera ama x-ray cyangwa se imirasire igenda ikica kanseri. Hari uburyo bwa chemotherapy. Chemotherapy ni imiti ikoreshwa batera abantu barwaye kanseri, ariko iyi miti bayitera bagendeye kuri hormones zawe, bagendeye kuri type y'indwara yawe babona ufite ya kanseri yawe. Hari n'ubundi buryo bwa dusoza rero ikiganiro. Inama ya mbere nabaha, inama ya mbere y'ingenzi, aka kantu kagire nka NB, aka kantu ukumve neza, tukagendanamo neza. Nababwiye ngo niwumva ikimenyetso kimwe muri ibyo bimenyetso icyo ari cyo cyose, nyabuna leta yacu n'umubyeyi yashyizeho mituweli ku muntu uciriritse n'uri hejuru. Ushobora kuba uri hejuru, ushobora kwirihira ubwishingizi bwa Sanlam, RSSB ndetse n'ibindi, ariko na mituweli ntabwo mwigeze mucikanwa. Na mituweli wemerewe kugenda kwisuzumisha kanseri. Ni ukuri, uko urwego waba uriho rwose, waba umukire waba umukene, ntuzagire ikimenyetso cy'iyi kanseri ngo nurangiza ubyimihererane ugende uvuge ngo bizashira,
ngo utungutu ngo ni utuntu ngo tuzane kwa kundi umubiri uhinduka mu kanya gato ngo bikongera bikagenda wibyihererana, jya kwa muganga ujye kwisuzumisha nta kintu bitwaye, ugize amahirwe wasanga nta n'iyo urwaye, byaba ari amahire, byaba Imana igukijije. Rero nimba ugize kimwe mu bimenyetso nk'ibi ngibi wibyihererana, jya kwa muganga, ufite ubwishingizi yaba mituweli, ujyayo bakagupima bakareba niba nta kibazo ufite. Ni ukuri. Kandi ikindi kintu, ntabwo gukira bivuze kwirirwa unywa amatabi, ntabwo gukira bivuze kwirirwa unywa inzoga, n'ubundi ni bya bintu unywa bikakunezeza by'akanya gato, ariko n'ubundi bikakwicira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Nimba wari kurama ugasanga urakenyutse, ukenyuwe na kanseri y'ibere mu buryo utatekerezaga. Rero iki bintu tubyitabire, twitabire siporo, twitabire imirire iboneye ku biryo byawe bya buri munsi, ntihakabureho urubuto. Burya imbuto ni nziza cyane, imbuto ziturinda indwara. Ku biryo byawe rero, uko ufata ibihumbi 15 ukajya kugura inkoko yawe nziza ukayikaranga ukayirya ukumvira kuryoheye, ntabwo wabura 300 yo kugura ikinyomoro cyangwa yo kugura umwembe cyangwa se urundi rubuto bitewe n'urubuto ukunda. Twirinde kanseri y'ibere, twisuzumishe hakiri kare. Leta yacu yatugereyeyo, leta yacu yaduhaye ubuvuzi bwiza budufasha kwirinda indwara nk'izi ngizi zidakira utamenya ubwoko bwayo. Niba iki kiganiro rero kikuryoheye kandi ukaba utarakora subscribe, nyabona nk'inkunga ya subscribe, ndakwinginze kora subscribe, ntugende utayikoze. Niba ikiganiro gikunze kandi hari benshi wagisharinga, uri umugore uri umugabo, twakunze kuvuga cyane ku bagore ariko bitabujije ko n'abagabo ijya ibica. Ntabwo uri ku rugero rwo hejuru cyane, ariko n'abagabo barayirwara kandi irabica. Si umwe, ushobora kwica umwe mu bantu 10, ariko bitavuze ko umugabo yakurwa mu bantu bagira ibibazo byo kurwara kanseri y'ibere. Kora subscribe rero, like, share and comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda. Ciao ciao.